amakosa dukora mu gihe turi kwa uploadinga video zacu, akaba ari naho umuntu ahera abura iki views. Ugasanga wa uploadinze video ufite subscribers wenda 1000, ariko ugasanga video yawe ntago yageze ubonye views nkeya. Kubera iki? Hari ibintu uba utari wuzuza mbere yuko wa uploadinga. Okay, ngiye kubereka rero utuntu ugomba kuzuza mbere yuko wa uploadinga video yawe kugira ngo igere kuri YouTube. Ubwo urasabwa gukira step by step kugira ngo tubashe kuba twajyana kuri ibi bintu tugiye kuba twiga. Okay, ndabiza abantu benshi mupfa kwa uploadinga, ariko ngiye kuba nabereka inzira ya nyayo wacamo. Okay, noneho nk'ibisanzwe urakanda hano dusuppose ngiye kwa uploadinga, sibyo? Ndahakirika ku gasaraba ibisanzwe. Okay, noneho ubwo dusuppose hano rero ufitemo ama video menshi cyane, ariko ngiye wereka bitemo wenda iyi ngiyi, sibyo? Ndagira gutya. Okay, ndaza n'ubundi nkande hano kuri next, hano gutya next, uraza uhakirike nk'ibisanzwe. Areba ko iyi video ni short, ariko uretse mberekere kuri video ifatika nini, apana biriya by'amashoti. Okay, ndaza ngiye kuri iyi ngiyi friend. Okay, suppose ni iyi video nshaka kwa uploading. Okay, uraza uyitegereze imanze yiloading. Okay, hari ibintu rero uba ugomba gukorera hano hantu, aha hose uri kureba hano, izi zose ni setting. Iyi ngiyi aha hose kumanuka hasi hari setting ubundi uba wakagombye gukora kugira ngo video yawe ibashe kuba yagera kure cyane. Okay, kugira ngo noneho ubone views. Biri kumvikana hari igihe uri gukina video runaka akabona umuntu utahaye sabu video ye ifi. Ya nubwo buryo rero aba yakoresheje kugira ngo video ze bamupromoting YouTube ubundi niyo itanga promotion. Iyo wa uploadinze neza YouTube igwa promotion, igahita ikuri kumandingira video yawe ikagera ahantu hawe, sibyo? Ure rero ikintu cy'ibanze ukwiye kwitaho cyane. Okay, mbere na mbere uramanza ugashyira cover kuri video, sibyo? Cover kuri video, uraza ku bantu mutazi gushyiraho cover kuri video, uraza ugakanda hano kuri aka kantu kameze nk'agakaramu ndizera wakabona, sibyo? Noneho warangiza ugakirikaho, bakujyana mu mafoto yawe. Rero nkuko ubibona, leta shaka mu mafoto yawe agafoto wakoze, wenda dusuppose ngiye gushyiraho aka gakava nakoze akangaka, sibyo? Ndahakirika gutya, nurangiza ukande select. Ubwo naba ku muntu utaje gushyiraho kava niwe ndi kwigisha, leta ukanda hano kuri select. Okay, warangiza kava yawe ni nyingi, warangiza ugahita ukanda hano handitse done. Okay, ugakirika gutya. Akamaro k'iyi kava rero nakahe? Akamaro k'iyi kava ni ukugira ngo umuntu urareba video yawe ayirebe yasomye ibyo iyi kava iri kuvuga, ndetse ubwo iyi kava niyo ikurura ikurura views, kuko video bitagira kava birumvikana nta wayireba, sibyo? Noneho umaje gushyiraho iyi kava uri kubona hano, sibyo? Ukeneye kwandika title, sibyo? Ukeneye kwandika title mo hano, ariko rero nanone title ugiye kwandika manzi urebe ngo ese title ngiye kwandika ni bangahe bakunze gusacinga izi title. Suppose wenda niba ugiye kwandika title uri kuvuga kuntu wakora izi video, ngiye iyi ngiyi iri kuvuga ngo dore uko nkora izi video mubona hano. Okay, ngo nawe n'ubundi dusuppose ngiye kwandikaho mvuge ngo dore uko nkora izi video mubona bagezaho buri munsi, sibyo? Ureba ko iyi title bose
uyisomye yahita asobanukirwa iyo ari, kuko na hano hejuru kuri cover urareba ko nabishyizeho, wahita ubyisobanurira. Okay, hari ikindi kintu rero mukora nanone, ugasanga hano muri description imbere na mbere ubundi, sibyo? Hano muri description uba ugomba kwandikamo icyo iyi video igamije muri makeya. Okay, kada suppose wenda iyi video igamije kwigisha abantu ubwo ngubwo gukora izi video, ndandikamo ngo sobanukirwa neza uko wakora izi video ubona nkora buri munsi. Okay, ya muri description ubwo nyine umuntu nazamo agasomamo hano, iyo bibaye na ngombwa muri description uhita ushyiramo link ya video yawe kugira ngo nashaka kuyireba ahita ayireba. Okay, ubwo naza muri description arasoma ngo sobanukirwa neza uko, arahita yibwira nisi video akora nizi, arahita bityo rero ajya kureba video zawe nk'ibisanzwe. Okay, ubwo iyi ni setting ya kangahe? Ya kabiri. Okay, uraza tugiye kuri setting ya gatatu. Okay, hano hantu handitse visibility. Okay, dore ngaha gutya uraza ugakirikaho nk'ibisanzwe. Urareba ko ahantu hambere handitse public, hakabiri akandika unlisted, aha gatatu akandika private. Okay, hari umuntu rero wa uploading video ugasanga ayishize hano kuri public, ni bibi cyane. Nahandi usanga babonye copyright mu bintu utanateguye ugasanga bisaba gukubita copyright. Dore uburyo bwiza rero bwo kwa uploading video, ugomba kuyishyira hano kuri unlisted cyangwa se ukayigira private, ukamanza ukayireka YouTube ikayicekinga, warangiza ukaza kuyishyiraho wabonye neza niba YouTube yayicekinze. Kuko impamvu bivugiye kingi, icyo mbivugiye, hari iyo uploading video iri kuri public bakaguha copyright, noneho bamara kukurega copyright birikumvikana umuntu aba yabonye notification, yajya kureba ya video agasanga video wayitsibye, ntabwo yagaruka kureba channel yawe kuko bahita bamubwira ngo content has removed. Okay, noneho ibyiza byo kwa uploading ushyize kuri unlisted, urayireka YouTube kamanza yayicekinga, yeni warangiza yamara kugera ugahita ukongera ukayigira iki public, sibyo? Ibisanzwe. Na privé nuko nguko bigenza. Private n'ubundi naho ura uploading kuri private, arangiza nyuma wakumva ushaka kuyigira public ugahita uyigira iki public, ibisanzwe. Okay, noneho ubundi buryo wa nanone wakwa uploadingamo video, ushobora kuza hano gutya, hano handitse set as instant premiere, aha gutya, sibyo? Warangiza ukahakirika, noneho ukavuga ngo ni kwa kundi uba wenda nta kanya ko kwa uploading cyangwa se nta mwanya wo guhita wa uploading ku kanya uzabona, noneho ugashyiraho video, noneho ikazishyiraho igihe runaka. Wenda dusuppose iyi video nshaka ko izajyaho ejo saa 4, ejo saa 4, bitukanda hano handitse schedule, sibyo? Ukahakirika gutya. Okay, noneho uhita ukaza hano handitsemo amatariki hano gutya, sibyo? Warangiza ukakirikamo. Ubwo dusuppose ko iyi video yanjye nshaka ko izasohoka ku itariki ya mbere. Okay, ndabona ari nabyo by'iselectinzemo, uraza ugahita ukirika hano handitse bakirikaho, no bagahita bakoza ngo ushaka ko izasohoka ku wa mbere saa ngahe, sibyo? Suppose njye nshaka ko izasohoka ku wa mbere saa 6 zuzuye, hahita nkirika hano handitse okay, sibyo? Ndakirikaho gutya. Noneho hari abantu rero uhita ukirikaho gutyo ugahita ubyihorera hano hasi utahakiritse, no, uhita ugira gutyo aka kantu kamangaha karimeze gutyo ugakandamo gutya ukahavivura hagasa ubururu. Okay, warangiza ukaza ugakanda hano hirya kuri aka gafresh
ukigarukira ibisanzwe. Iyo ni step ya kangahe turangije? Iyi ni step ya gatatu turangije, sibyo? Twabonye uburyo wakwandika title n'uburyo wakwandika description n'uburyo wagira ute uploading. Okay, noneho hari ikindi rero utamenye, hano handitse add to playlist. Ugomba kuba ufite playlist ushyiramo video yawe igasohoka irimo ku buryo umuntu ajya kuyishakira muri playlist yawe. Ubwo iyo ufite playlist ukanda hano ugasaraba, noneho ugahita selectinga playlist uko playlist izina ryawe ushaka kuyishyiramo, utihino ugahita ubirekeraho gutya. Okay, hari ibindi bintu rero nanone. Iyi ni step ya kangahe ubwo tugiyeho? Step ya gatanu. Ugomba making sure neza niba hano muri comment handitsemo iri jambo ryanditseho ngo ni on. Igihe umuntu rero usanga abantu comment hameze gutya, nubona ko muri comment hano hantu hameze gutya, uhita uhafungura. Okay, uhafungura gutya. Okay, step ya gatanu turayisoje. Okay, tugiye kuri step ya gatandatu. Uraza kandi next gutya nk'ibisanzwe n'ubundi, sibyo? Kirikeho gutya. Okay, dore ahantu rero abenshi bibacangira. Hano bari kukubaza ngo mbere nambere utuntu tubiri n'utw'ingenzi. Is this video made for kids? Bari kukubaza ngo iyi video igenewe abana cyangwa ntabwo igenewe abana. Rero wewe bitewe na content ukora, ariko n'ubundi content izo arizo zose hano kuri YouTube ntabwo zigenewe abana. Ushobora kuza ugahita ushyira hano kuri no, it is not made for kids. Nukanda hano hantu hambere, YouTube ntabwo izagukorera recommendation ibisanzwe. Warangiza ugahita ukanda kuri upload video. Okay, wakanze hano kuri made for, kuri no made for kids, warangiza video yawe ukayireka ikajya. Okay, ubwo rero ku bantu babanye muri iyi video, nzire kumenya uburyo ki uploadinga video yawe. Okay.